muri iyo miti hari harimo agahanga kakokotse k'agasimba kameze nk'ak'urukwavu k'umuntu. oya ugenda uburambikeho hano gutya mu gatuza hahandi gitembera, ufata umuhoro uwutemaguremo ibice byinshi cyane wirenze uvuga amagambo ngiye kukubwira. Nuyavuga ntago cyahita kigenda. Umunyamasenga nanone mama wakicwa atazi ko giye kaminuza, urumva ryarishye ari mu by'ukuri byari ibintu byumvikana. Mama ndamushyinguye ariko ngiye nsigarana cya kibazo cy'ihembe no kunziba iki amazuru. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 978124. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Hanyuma nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'ubwa mbere tumwakiriye kuri Imana Irahari TV. Uyu munsi twishimiye kubana nawe. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ubanze wibwire abakunzi bacu kugira ngo bamenye ngo turi kumwe nande. Murakoze cyane kubw'umwanya mu mpaye. Amazina yanjye nitwa Simon Niyifashe. Ndi umukozi w'Imana, mvuga ijambo ry'Imana nyine muvuga butumwa. Ikindi kandi n'ahandi bansanga kuri channel yitwa Iryo Kuri TV. Yego. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ikindi nanone ndi umugabo ndubatse. Mfite umugore n'abana 2. Umugore n'abana 2, ubwo aritegura no wa 3, niyo mpamvu wa 3 ahisaza. Okay, urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Turagushimiye cyane Mwami Imana isumba byose. Ubana natwe, uraturinda, utubambaye ihema. Nuhimbazwe nushyirwe hejuru kuko tugihumeka umwuka w'abazima. Ibi byose byari muri gahunda yawe Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana. Uyu mwanya ndakwinginze ngo niwurukire kubana natwe kubw'ubutumwa tugiye gutambutsa ku bantu bose badukurikiye kuri izi kamera. Nyemerera umwuka wawe wera amanuka ayobora iki kiganiro. Uza kukiyobora nawe ntaba ari we Mwami, nanjye uza kuvuga ntaba ari njye, ahubwo byose tubivuge kugira ngo biheshe izina ryawe icyubahiro nyagora ku ngoma. Ndagushimiye ngano bane n'abagiye kumva, umwuka wera babonekeho. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Urakoze cyane. Urangije isengesho ryawe uvuga ngo umwuka wera atuboneke. Birakwiye yuko dukora ibintu byiza kandi tuyobowemo n'umwuka wera, kuko abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Ubwo abatayoborwa n'umwuka wera bayoborwa n'umubiri, kandi uyoborwa n'umubiri ategekwa na kamere. Ariko hari n'undi mwuka ubayobora. Yego, umwuka utegeka iyi si, niko Bibiliya ivuga. None se umwuka utegeka iyi si n'uwuhe? None se umwami w'isi ntabwo umuzi uwo ari we? Ni Imana. Oya. Imana ni umwami w'isi n'ijuru. Hanyuma isi, none se nimba ari umwami w'isi n'ijuru, urumva atari nawe utegeka isi n'ijuru? Oya, hari uwagabanye isi. Yego. Utese. None se nimba hari uwagabanye isi utanganye ubushobozi n'Imana, uyu munsi umushyitsi yagira agaciro mu rugo iwawe kurenza wowe?
Imana nyine yari ahamwoherereje mu ubwo burenganzira kuko yabwiye Yesu ubwe aramubwira ati ni njye wagabanye isi kandi n'ibiriho byose n'ubutware bwawe mbigabira uwo nshaka wese. Ubwo urumva arayigabanye. Nuko tuje nuko twinjiye mu kiganiro reka ngusabe kugira ngo noneho umbwire uwagabanye isi ninde kugira ngo tuze kumenya n'uburyo yitwaramo n'uburyo ashobora kuba hari uwo bahanganye kuko urumva nimba yaragabanye isi akaba yarayihawe ntawe bahanganye. Ntawe bahanganye rwose. Ubwo rero ndagira ngo noneho ikiganiro cyacu tucyanzikira aho ngaho nyine uvuze. Ese uwagabanye isi ninde wenda kuvuga? Uwagabanye isi nta wundi ni Satani kuko igihe Imana imuca mu ijuru Imana yaramwirukanye imwohereza mu isi. Nusoma mu byahishuwe barabikubwira yuko nyine ngo akimara koherezwa mu isi Imana yaravuze ngo nuko rero weho wajuruwe niwishime naho wewe wasiwe ugushishana kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi kuko azi ko afite igihe gitoya. N'igihe Yesu ari mu bigerageza amaze kumara iriya minsi 40 Satani ngo yamujyanye mu mpinga y'umusozi amwereka ubwami bwose bw'isi. Uranyemerera mu kiganiro tuza kugera nanjye nkubaza? Nta kibazo. Ari Satani ari na Yesu waje mu isi bwa mbere ninde? Mwese bwa mbere waje mwese bwa mbere ni Yesu. Ni Yesu kuko nyine Bibiliya itubwira yuko jambo ari we waremye yose. Siko bimeze se? Yego. Hoya ndavuga mu buryo bugaragara. Uburyo bugaragara. Uburyo bugaragara bwo yari Satani. Yari Satani. Yego. Yesu aza nyuma. Aza nyuma. Sibyo? No ukuvuga ngo rero nimba Satani yaraje mu isi bwa mbere ndetse agahabwa isi sibyo akanayiyobora Yesu akaza nyuma ubutware ntabwo bukiri mu biganza bya Satani. Impamvu nuko amakuru nyahera kuri abo bagabo uko ari babiri. Yego. Niba ubwe yaramujyanye mu mpinga z'umusozi yarangiza akamwereka ubwami bwose bw'isi n'ikuzo ryabo akamubwira ngo ni njye wabigabanye kandi mbigabira uwo nshaka we wari we wese kandi ntitwirengagize yuko Yesu ari we waremye isi. Siko bimeze? Yesu ntabwo yigeze amuhakanya. Yaravuze ati koko ibyo uvuze ni ukuri kuko ntabwo yigeze atera komanta avati wowe Satani urabeshya. Bivuge ngo niko kuri koko kandi koko ni nibisanzwe Satani ubutunzi arabutanga n'icyubahiro. Yego. Muri iyi si birazwi. Kereka wenda umuntu udashaka ko wenda yabyumva ariko birazwi rwose kabisa. So abadukurikiye barajya muri commentaire bagira icyo bavuga ariko nzi ko Satani afite isi iye n'Imana nanjye ubwo nemera ko igiri isi kandi yayo. Yego. Sibyo? Kuko nimba tuyoborwa n'umubiri turi aba Satani, nimba tuyoborwa n'umwuka wera turi abana b'Imana. Ukuvuga ngo rero nge niko mbyemera ariko cyane cyane nakira abantu benshi kuri izi kamera bakambwira ibintu bitandukanye ariko uyu munsi nawe ushobora kuba ufite amakuru adasanzwe. Nanone ikindi utari wenda ihangane nkuce mu ijambo. Nta kibazo. Nuko na Paul yarabyanditse aravuga ngo hari umwuka nyine ukora mu batumvira Imana. Sibyo? Avuga ngo muri nyine nunasoma no mu ndumva ari Abefeso n'Abagalatiya ngira ngo ni ibice 6 aho bavuga ngo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru n'abatware b'umwijima nyine ndetse n'abatware b'iyi si. Bivuga ngo iyi si yobowe mu buryo bw'umwuka iyobowe n'imbaraga za Satani uko byagenda kose. Mu buryo bw'umwuka? Yego. No mu buryo bw'umubiri hari abantu Imana nta kibanza ifite mu isi. Imana kuko kandi Bibiliya ivuga ngo isi ni intebe y'ibirenge byayo. Yego ndabyemera. Imana kuko ari umuremyi wa byose ifite ubutware kuko ndabizi neza yuko namwe murabizi abadukurikiye Yesu yatsinze Satani. Iyo watsinze umuntu nubwo bwari mu bwami bwe uba ufite uburenganzira bwo kujya gukora icyo ushaka muri bwa bwami. Yego. Sibyo? Ariko mu by'ukuri mu bigaragara nuko isi yagize gute yagabanywe na Satani. Yego. Ni Imana ntago nubwo bwose abantu b'Imana bari muri iyi si. Satani nyine ajya abateza ibigeragezo ariko hari uburenganzira atabafiteho. Yego. Yego. Niyo mpamvu Imana nyine isumba byose kandi ishoboye byose. Icyo ishaka hariho hose yagifata. Yego. No mu bwami bwa Satani kuzimu iragenda igakura y'abantu kandi bigenda bite kugira ngo umuntu ahishurirwe amenye ibyo bintu? Impamvu ya mbere
hari abantu bajya bavuga ngo hari indirimbo ivuga ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo, sibyo? Tugahita twumva ko ijuru ryoroshye. Abandi bakavuga bati satani atsindwa ari uko yageze mu kibuga, arabanza agakina, sibyo? Ngatsindwa kuri finale. Njye rero nkumva ibintu biri kunshanga, nkibaze se hagati y'Imana na satani bahanganye bate ku bugingo bw'umwana w'umuntu? Satani n'Imana bahanganira muri twe. Yego. Icya mbere, iyo Imana ufite umwuka wera w'Imana, urugamba urwana usigara urwana n'izindi mbaraga za satani kugira ngo zikuyobye zikuvane hahandi Imana ishaka. Yego. Hanyuma aho Imana itsindira ni uko ibigeragezo byose umuntu yageramo ari kumwe n'Imana biza kurangira neza, kuko Imana niyo mugaba ni wowe mugaba w'uru rugamba duhagazemo, kandi Imana igihe cyose iranesha. Kuki se yemera ko satani abanza kurwana kandi afite imbaraga zakwiye kumutsinda kare? Impamvu nuko Imana atari inyagitugu. Yego. Kuko buriya na cya gihe none ubwo ntiharimo gutererana ubwoko bwayo. Hoya. Ni ukuvuga ngo na Bibiliya irabisobanura ikavuga ngo twe tuzambikwa amakamba, ntabwo wakwambikwa ikamba utakoreye. Bisobanuye ngo urugamba ni urw'umuntu, ariko afashwa nande? Kuko twebwe ntabwo dufite imbaraga zanesha satani rwose. Nta umuntu ku giti cye wambaye inyama n'amaraso ntabwo yanesha satani. Satani afite imbaraga. Aneshwa ryari se? Aneshwa mu gihe umuntu afite umwuka wera w'Imana muri we. Mbese Kristo iyo ari muri weho niwe uneshereza muri weho. Ariko reka nko ibigeragezo abantu bahura nabyo bivahe? Bituruka ku mwanzi. Ku mwanzi? Yego. Abakristo ibigeragezo bagira bituruka ku mwanzi? Abapagani ibigeragezo bagira bituruka ku mwanzi? Ese abapagane bagira ibigeragezo? Nabo baragerageza. Wapi? None se reka nkubaze, sibyo? Utatumiye mu ikosi. Yego. Warya mbese ibiba mu ikosi wabigiraho uruhare utekana utarigiyemo? Ne gute wavuga ko none ubwo abageragezwa gusa n'abana b'Imana bahamagawe, sibyo? None se reka nkubwirire nkubaze nanone ikindi kibazo. Abisirayeli bakiri mu Egiputa, yego, bari mu bigeragezo? Bakiri mu Egiputa? Oya. Kandi barakoreshwaga uburetwa bakarya iby'agahimano. Biriya imva ukuntu bimeze, impamvu bakoreshwaga birika kandi abagomba no kubyakira. Sinshatse kuvuga ko abakristo bose aribo bahura n'intambara gusa, ko n'abapagani bahura n'ibibazo bisanzwe by'ubuzima busanzwe. Yego. Bakiri mu Egiputa urumva bahuraga n'ibibazo bisanzwe by'imibereho y'ubuzima, ariko bakimara kuvuga ngo bateye intambwe bavuye mu Egiputa niho batangiye kuboneka. Ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana hari ibintu bimubaho ukabona ko habayeho presence y'Imana koko. Nk'urugero, Abisirayeli bava mu Egiputa bageze ku nyanja, inyanja iribwiriza icikamo kabiri. Aha, urakoze cyane. Wabyumvisha ukuntu byari bimeze? Icikamo kangahe? Kabiri. Bikozwe nande bitewe n'iki? Bitewe n'Uwiteka. Byakozwe na Mose. Reka da. Mose yari afite ububasha bwacamo inyanja mo kabiri? Oya. Kuko Imana yamaje ngo ufite iki, mfite inkoni. Yego. Rambura hejuru y'inyanja. Yego. Mose arayirambura. Arambuye ubwoko bw'Abisirayeli burajabuka. Bageze hakurya ati ongera urambura inkoni. Ararambura. Ingabo za Farawo n'amagare bishirira mu nyanja kuko inyanja yose yongera irifatanya. Yesu urumva Imana itarakoreye muri Mose. None se Mose akigera imbere y'inyanja hari ubwo yese yirambura ako kanya ngo tubone ko ari wabikoze? Ahubwo bagize ubwoba babanza wumve. Ni ukuvuga ngo Mose yageze imbere y'inyanja abura icyakora, ariko kuko yari afite ijwi ryamuhamagaye kandi azi ko ishoboye byose, nibwo abantu bamubwaga ati Mose ubundi wadukoraga mu Egiputa kugira ngo tuze dupfire hano ku nyanja. Mose yarabitaruye kuko Bibiliya bivuga yabitaruye ajya hirya abaza Imana ngo mbese Imana dukora iki? Noneho Imana nayo iramubaza ngo mbese ubundi Mose niki gitumye untakira? Tekereza ariko Imana umva ukuntu yamusubije, niki gitumye untakira? Kandi mu by'ukuri inyuma hari ingabo zije kubica, imbere hari inyanja ntaho bari bunyure, nta n'amato bafite kugira ngo bambukiremo. Imana yavuga ati ubundi ufite iki? Nibwo yamubazaga ngo ufite iki?
ako Mose yari ayifite na mbere hose kujya atibwije ngo agende arambikeho ni uko azi neza ko atari imbaraga ze zabikoraga. urakoze cyane. Ngaho rero noneho twinjire mu kiganiro. Yego. Uyu munsi waje kutubwira uburyo imbaraga z'Imana zitsinda za Satani. Yego. Murakoze cyane. Numvaga nifuza kuba nasharinga abakurikirana Imana Irahari TV ubu butumwa ndeka mvuga ko ari ubuhamya bw'ibintu byagiye bimbaho, kugira ngo bumve nyine nibi navugaga ese nabikuye he, kuko na mbere hose ntabyo narinzi. Ntabyo narinzi rwose, mbimenye ejo bundi muri 2015 kuzamura. Yego. Ikindi gihe cyose ntabyo narinzi ibingibi. Ndi umuntu wabayeho mba mu muryango usanzwe, nyine ubayeho mu buzima busanzwe. Hanyuma muri uwo muryango murihangana, reka mbihere hasi kugira ngo abantu bazamenye n'ibice bikurikira ukuntu byagiye bigenda, kuko ibice biri imbere nibyo birimo ibintu bikomeye cyane. Nubwo turi bubatindire kuko twe dukora ikiganiro kigufi barabizi. Ni iminota mikeya nanjye ndakubita mbangwa ntago ndi bubitindemo. Hanyuma nakuriye mu muryango, ariko umuryango nafite data na mama, ariko data we yavukaga ku mugore wa mbere, ubwo sogokuru afite abagore babiri. Yego. Hanyuma umugore wa kabiri aza kubyara abandi bana, ubwo nyine urumva n'abana ba kabiri nyine. Yego. Ubwo haza kubonekamo umwe mu muryango nyine, ubwo ni umwe muri ba data bacu, tubana hafi nyine. Ntabwo intego ari ukujya navuga amazina kuko sinanabyo, nta nubwo ni nabyo bikenewe, kuko ngiye cyo nshaka kubwira abantu ni imbaraga z'Imana zakoze mu bihe nari ndimo byari bikomeye cyane, kandi mu by'ukuri nta n'icyizere nari mfite cyo kubaho. Yego. Hanyuma nza kugira amahirwe yo kwiga, ndatsinda primaire. Yego. Mu gihe muri uwo muryango waho kwa data wacu nta mwana wigeze urenga mu wa kane. Ishyari ryese rizamukira aho ngaho. Yego. Hanyuma nageze mu gatatu primaire, bahise baroga data, baramuroga, ararwara nyine, bamuhereye mu cyo kunywa nyine ahantu yakoraga. Ararwara araremba, ageza ku gihe cyo gupfa nyine, apfa ndangije mu wa gatandatu primaire, ariko ntari numva amanota y'icya leta atari yasohoka. Yego. Biza kurangira tubimenye, tubibwiwe n'iki? Yatubwiriye ahantu yanywereye ibyo bintu. Ubwo hari ukuntu abarozi baguhubika bagwaye nk'uburozi, none usatse ukaburya, ariko ukaba utabasha kuba wavuga aho wanyweye ibintu. Finali nyine ugiye gupfa, ntako tutagize kugira ngo tuvuze. Finali ugiye gupfa nyine ukabivuga. Yarabivuze ati nanyweye ibintu ahantu kwa runaka. Turabimenya gutyo nyine, turabyakira. Ariko nyuma yaho wa muntu data akimara gupfa, nibwo wa data wacu yagiye gushimira ha hantu nyine data yanywereye bya bintu. Ni ubushera niko babyita mu Kinyarwanda. Yego. Ajya kubashimira, aranaba amuhereza n'inka, umugore wakoze ibyo ngibyo amuha inka, aramugabira muri make. Yari yarapfuye twaramushyinguye, kuko yagiye ni nko guhigura mbese. Yari agiye kumushimira kubera ko yakoze igikorwa cyiza cyo kwica umusaza, ndavuga data. Hanyuma biza twabibwiwe n'iki noneho? Umugabo w'uwo mugore wagiye gushimirwa yahise yataka umugore we, tukambwira uburyo umugabo ashobora kuguha inka, muhuriye kuki? Noneho umugore biza kurangira yimenya inda nyine, arabivuga ati twabigenjeje gutya, twabigenjeje gutya. Umugabo aravuga tukanywa ukakira inka y'amaraso. Uwo muryango warashwanye, biza kurangira batandukanye. Amakuru aza kutugeraho tumenya neza yuko ari uko byagenze, kuko twari dutuye muri karitsiye imwe. Wenda niba utuye hano ku Gisozi, ibintu bikabera wenda nk'ahara ku Kinamba, nta kuntu utabimenya, numva muba mwegeranye. Hanyuma biba birarangiye, ngize amahirwe y'amanota asohotse, mpita njya muri segonderi. Nkimara kujya muri segonderi, narize ngira mu wa gatatu segonderi. Ngeze mu wa gatatu segonderi nibwo natsinze tronkome. Nkimara gutsinda tronkome, ubwo ngubwo nize ni uwa kane muri icyo kigo. Maze kukirangizaho mu wa kane, nagize ishyaka ryo guhindura ikigo kugira ngo nze ku kigo cyiza. Maze kujya kuri icyo kigo cyari cyegereye iwacu mu rugo,
ndabyibuka byari muri 2008 yego hari mu kwezi kwa kane turuhuka icyenda kiriya cyunamo yego kino cyunamo nyine cyabazize jenoside. uwo mugore wo kwa data wacu yari afite umwana w'umukobwa mukuru ariko warozwe yirogewe n'uwo mugore bitewe n'uko uwo mwana w'umukobwa yajyaga ajya gute amuteranya na se. yego hahoragamo amakimbirane muri urwo rugo. uwo mugore nyine afata umwanzuro wo kwirogera umwana baragenda arazingama ku buryo noneho byageze hahandi umwana w'imyaka 16 urumva yari inkumi atabasha no kuba yagira gute yajya no hanze ku kazuba kugira ngo yote akazuba. Byasabaga yuko wenda nyina amureba undi muntu ku ruhande akamumuteruza akamujyana hehe hanze. Ubwo nyine nk'umukecuru kubera ko twari duturanye neza, uwo mubyeyi aramubwira ati ngwino nteruze runaka. Nari impari nanjye nari ndi mu rugo. Hanyuma ubwo ngubwo aragenda aramumuteruza bisanzwe. Aramubwira ati reka nkwereke uburyo abarozi abavuzi b'imiti ya gakondo ari iki ari abarozi nabo. Nyine mama agira amanuza amatsiko. Arangije aramubwira ati yinaze mu nzu nyine ahita azana agacupa gakase gutyo umukondo, ariko harimo imiti ya kinyarwanda isabitse. Muri iyo miti harimo agahanga kakokotse kagasimba kameze nk'ak'urukwavu k'umuntu. Oya, fata urukwavu urukureho agahanga kabe karavuyeho umutwe nakurunuza uruhu nyine ari secretemo. Yego. Ari agakanka nyine muri make. Yego, kari muri wa muti. Aravuga ati ndebere ukuntu abavuzi b'imiti ya gihanga nabo ari abarozi. Mukecuru aratangara kuko kuba umuntu ufite imiti urimo urahereza wa mwana wawe urwaye harimo n'agakanka k'agasimba runaka ukabonamo, sinibaza yuko hari umuntu wabiha umwana we. Noneho amushuka atabizi, aramubwira ati fata agati ukande kuri utwo twinyo twako gahanga kugira ngo wumve ukuntu dukomeye. Bazi ko uzi ikintu cyabaye. Umukecuru yafashe agati nyine nk'uko kugira ngo kandi nyine kuko ntacyo yari abiziho nyine. Noneho afata ka gati akanda kuri twa twinyo twa kagahanga. Akimara kugakandaho kagahanga kahise kimukira mu nda ye. Ubwo ngaho ntago kahise kabura muri ya miti, byajyemo mu buryo bw'umwuka. Yesi yumva ikintu kimwinjiye mu nda. Arataha. Akimara kugera mu rugo yesi abimbwira ati bigenze gutya urumva nkoze igihe nyine numva uruntu runyinjiyemo, none ndumva ndimo ndariduka. Ntago numvishe ko nyine ari ibintu biraho nyine. Ntago nabitenyeho konte cyane, ndavuga ati wenda wasanga nyine bizarangira bizakira. Ariko uhereye uwo munsi n'uwo munota byabereyeho kaga scrotum katangiye kujya kanywa mama amaraso, kakamushinga amenyo amaraso, ukabona imitsi yareze urumva, kakamukurura nyine akaribwa mu rwego rwo hejuru. Ikecuru yamaze ubwo nari ndi mu wa gatanu mu gihembwe cya kabiri muri 2008. Mukecuru yarakomeje araremba cya kintu tujya kuvuza hose biranga cyanga kuvamo. None babumutega n'ibindi bintu bikazajya bizamura ibiryo, uko ari ibiryo akabigarura bitewe na bya bintu none bamuterereje bikahita bituma avomesa nyine akaruka. Bigenda gutyo amara igihe kinini cyane. Nanjye noneho sasa ndi mu wa gatanu, ubwo ngeze noneho ahanjye noneho byanyatakiye. Ubwo urumva ababyeyi banjye bose ibyo baziraga kuko nateye intambwe yo kujya kwiga. Bavuga batagiye kwiga, agiye gutera imbere, wafashwe n'umutwe udasanzwe. Umutwe warandiye ngira ngo hano hejuru hagiye gupfunduka haturike. Ndabyibuka umunsi umutwe wiri wundya mu rwego nta bisobanuramo abantu bakurikiranye Imana Irahari TV. Noneho nshaka nicyo nakora naryama no kuryama biranga. Burira uwo mutwe uraza urarangira. Noneho nyuma yaho umutwe ukajya mu byiciro. Wazaga mu gitondo saa 2 ukarya iminota 15 ukubitiye mu jisho, kumva rigiye kuvamo. Ukarekera mu minota 15
ukagaruka mu saa 6 z'amanywa ugakubita iminota 15 ukarangira ukongera nanone saa 11 za nimugoroba. Yabaga ari nka kire y'umunsi y'umubabaro. Nanjye uwo mutwe nawo banye iminsi myinshi cyane. Ikindi bahise bamfunga amazuru neza. Banteje ikintu bita ibicurane by'ibirogano, barayafunga ku buryo ntahumekaga, nari nsigaye mpumekera mu kanwa. Ku buryo byaranakomeje bigera muri 2014 niho byakomeje birakomeza biraba nyine. Ariko reka mbwira abantu bakurikiye Imana Irahari TV, ubu ngubu ndi muzima, ndimo ndahumekera mu mazuru neza, nta kibazo mfite kubw'imbaraga z'Isumba byose namenye. Yego nabaye muri urwo rugamba rumeze gutyo. None biza kugeraho n'igihe noneho sasa reka nsimbuke nihute kugira ngo bitaza kurambira abantu. Ngeze mu wa gatandatu hari ibindi bintu byambayeho bidasanzwe. Ubwo hari ibindi ndenze byinshi. Mu wa gatandatu secondaire. Yego. Hari ibintu byambayeho bidasanzwe. Ikindi ni ukuvuga ngo umukecuru yigeze kumbwira umunsi umwe, arambwira ati ariko wari uzi ko muri iyi nzu hari ibintu birara bigendagenda mu nzu. Numva simbyizeye kuko nta munsi n'umwe nari nakabyumva. None umunsi umwe hari nakagutse mu masaa 6 y'ijoro. Nagiye kumva numva abantu bameze nk'ibintu nk'abantu nyine bagendagenda bakurura inkweto mu nzu, bavaga muri salo bakanyura ku cyumba naryamagamo bagakomeza hirya muri korodoro mu cyumba, bikagenda bitambuka bikurura inuza inkweto. Numva ni nk'abantu bakurura inkweto hasi. Nese nkubita agatima kuri bya bindi mama yambwiye, nararyamye bitewe n'ubwoba. Nakagutse mu gitondo, ariko nyine urumva byari ibintu bitemberamo. Umunsi umwe nanone rero sasa, ubwo umukecuru yakomeje kuremba iyo myaka, uhera mu wa gatanu mu gihembwe cya kabiri kugeza arinda apfuye, kuko icyo cya kintu cyamugiye mu nda kimunywa amaraso, nicyo cyaje kumwica n'ubundi. Mu wa gatandatu nanjye bya bintu bari baramfungisha amazuru, icyo byari bishinzwe n'iki, byambuzaga kwiga. Iyo nageraga mu ishuri ndimo ndiga nk'abandi, abantu twiganye nibaramuka babonye ubu buhamya bazahita bongera babyibuke. Nari ndi umuntu ufata mushwara nkapfuna ikuzura, nkafata amapapiye jenike nkapfuna akuzura intebe nabaga nicayemo ku ruhande rumwe, byabaga birunzemo gutyo. Ni ukuvuga naritsamaguraga buri mwanya. Aha nakize nyine, urumva prof yabaga arimo naritsamaguraga ku buryo byabaga indengakamere nkanasohoka. Nicyo byari bishinzwe. Nagera hanze bigahagarara. Urumva ukuntu byari bimeze. Hanyuma hari ikindi kintu baje kunteza, numva naniwe ubwihanga. Banteje ibintu bikaza bikajya binkuramo amaboko. Nagira gutyo ukuboko kuhita guhaguka kukavamo. Ndavuga nti abantu banteje umutwe udakira, none bageze no mu rwego rwo kujya rwo kunteza ibintu bimpagura amaboko. Hari ikindi nanone cyari cyarambayeho. Nagiye kumva numva uruntu ruje hano mu gatuza, rujomba nk'urwuma, rukajya ruzerera, rwavaga aha ngaha rumeze nk'urwuma ruzerera, rukongera rukagaruka. Ni rwo runtu rwabagamo iminsi yose, ruhora rukora circulation, urunjya nyine nk'ari nk'icyuma baguteye nk'icyuma bakakizerezamo. Icyo kintu cyambagamo, ariko ntabwo nari nzi icyo ari cyo kimbamo. None urwo runtu narwo uko umukecuru yivuzaga nanjye niko nivuzaga, birumvikana. Dushaka mu miti ya kinyarwanda abantu batuvura ibyo ngibyo, kuko buriya iyo warozwe ububizi. Rero nta nubwo wajya mu miti ya kizungu kuko ubuze ahantu waguye, kuko buriya hari ibintu biba bigaragarira. Ese kuki utatekerezaga kujya kwivuza ko numva byari bimaze kurambirana? Kandi nari nzi ibyo ari byo. Ubwo se ni mu by'ukuri niba umuntu nize imbaraga zatumye utajya mu bapfumu? Nabagiyemo. Aho ngaho nabagiyemo, nese urumva nari nzi ahantu byari biri, ahantu byaturutse kwanza. Urangije ufata icyemezo jyayo n'abapfumu majyamo. Ariko mbere yuko njya mu bapfumu, reka mbanze kuvuga ku muntu nyine umwe mama yagiyeho agiye kwivuza cya kintu cyamunywaga amaraso, hanyuma bavuga ko asenga. Noneho yagiyeyo amuhereza imiti, arangije aranamusengera. Ya miti arayinywa ariko ntiyagira ikimumarira.
burya no mu bavuzi bafite inzego batanga n'imiti se niko nabyumvaga ko ntabyo yaramusengeye amuha n'imiti y'ibyatsi ni ukuvuga ngo isengesho yararitesheje agaciro ntabwo mbizi ubwo ngubwo nyine wenda we hari abantu bavuga ngo Imana ngo yagiye ibereka iki imiti noneho uwo mugabo umwe amuhaye iyo miti ntacyo yigeze imumarira imaze kubura ikimumarira arambwira ati nubwo bose njye byanze weho jyayo urebe yuko hari ikintu byagufasha nagiyeyo ndamubwira ati mfite umutwe wunjya mu jisho mu minota 15 ukaza mu byico kuko nagiye uwo mutwe nkiwufite ikindi mfite ikintu gihora gitembera hano mu gatuza ibyo byerekeye n'intuza n'amaboko yahagukaga kavamo burundu buri ukuboko yo kwatandukanye n'umubiri kuraryana mu rwego rwo hejuru kugira ngo kwasubiragamo nakubitaga bikandya byatari ko kugasubiramo ako kugahora guhaguka buri mwanya ibyo byari bitari byaza none ndangije ndamubwira ati nibyo bibazo mfite ndagira ngo mfashe yaransengeye arangije arambwira ati rero icyo kintu kikurimo kigutemberamo ni imyuka mibi ngo ni cyanyabinge baneretsemo niko yambwiraga umuhanuzi sinzi niba ni n'umuhanuzi kuko no umunyamasengesho kuko ntabwo yigeze avuga mu ndimi ntabwo ibyo nari mbizi hanyuma byaje kugenda gute rero yarangiye yambwira ati ugende ufate umwana w'insina utari wakura noneho ugende uwotse numara kotsa umaze gushyuha nyine hari ukuntu babuka ugende uburambikeho hano gutya mu gatuza hahandi gitembera ufate umuhoro uwutemaguremo ibice byinshi cyane wirenze uvuga amagambo ngiye kukubwira nuyavuga ntago cyeta kigenda umunyamasengesho urumva kandi n'abadukurikiye bakurikirana ikiganiro ndabizi yuko bajya ku banyamasengesho bakabakorera ibyo bintu urumva bakababwira ati bagende bakore ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri ntago biba biri mu nzira y'Uwiteka naragenda bikora koko mfata wa mwana w'insina mute maze kumubabura ndamushyira hasi ndamutemagura n'umuhoro ndangije ndabyirenza mbirenza n'urugo mvuga ya magambo yambwiye nkimara kuyavuga byarakoze ariko ntago cyavuye mu gatuza cyahagaritse gukomeza gitembera gutya kiraza noneho gihagaramo hano mu gatuza mo hagati kimera nk'icyuma batemo gihoramo iminsi yose cyagumyemo rero sasa reka nihute njye ku rwego rwaho nabonye ntabwo ari finale kuko ni burebure uzaduha ikindi gice kimwe se ni byinshi ariko nzagenda nyine mbahereza kuko nkimara gukizwa niho ibintu byakaze kurusha uko byari bimeze bwa mbere nyine umupagani noneho reka nihute ngere ku mupfumu noneho twaragiye noneho biba ngombwa yuko tugera ku rwego rwo kujya gushaka abantu bafite imbaraga zishika noneho ubwo uwo mupfumu yaraje ubwo mama yahise ambwira ati ngwino habonetse umuvuzi ufite izindi mbaraga nyine ubasha kuba yagira ikintu adukorera ubwo nari ntuye hafi yo ku kigo nyine ubwo nahise namanuka ari kwa gatandatu nimugoroba kuko nyine mu kigo narasohokaga nkagenda nkimara kugera mu rugo bibaye nijoro mu masaha y'isaa 5 yantumye ibyatsi Pascal hantumye ibyatsi arangije arambwira ati genda muzana ibyatsi biri ahantu runaka hanyuma numara kubizana nibyo turi bukoreshe bigejeje isaha y'isaa 5 bya byatsi yarabifashe akimara kubifata ni ngewe yahereyeho akimara kumperaho avati witwa nde nawe ati nitwa Simon nyamara kumubwira iryo zina avati hoya ntabwo ari ryo nshaka ndashaka izina rya Kinyarwanda avati nitwa Nifashe arambwira ati pfukama sinzi impamvu urumva ubwami bwa Satani bwose babanza gupfukamisha umuntu ndetse n'ubwami bw'Imana bakabanza gupfukamisha umuntu bakatura mu mazina yawe ntabwo nzi impamvu ibyo bintu ntabwo nabisobanukirwa ariko ibyo bintu byose birakora akimara kumbwira ngo ni impfukame ubwo nahise mubwira nyine cya kibazo nari mfite cyo guhaguka kw'amaboko kuko numvaga ari cyo kibazo gikomeye cyane kuruta ibindi byose narakiriye uwo mubabaro nyine hari igihe umuntu agira agahinda kakaba n'intimba umuntu yageze mu rwego rwo kugira intimba aba bana na bwa buribwe yarabumenyereye nyine yumva ko nta kundi byagenda ndavuga ati ikintu kimbangamiye ni uguhaguka kw'amaboko bimfashemo
hari abantu batazi yuko abantu z'abapfumu baravura, ariko sinkubwiye wowe kuri iki kiganiro ngo ujyeyo. oya ukiri aho ndakubaza iki kibazo. Yego. Uvuwe n'umupfumu n'uvuwe n'Imana n'amasengesho ko bose bakira, itandukaniro ni irihe? Itandukaniro ni iri ngiri, ni uko umuntu wavuwe n'amasengesho afite amahirwe menshi yo kutazagira ingaruka, ariko umuntu wavuwe n'umupfumu aramuvura akamushyiramo ibindi bikomeye cyane biruta bya bindi ububi. Nibyo bibi biruta ibyo wari ubanye nabyo utari wajya kuri wa mupfumu, kandi watashye wakize nyine uri umuntu muzima. Nyine ndakomeza mu buhamya bwanjye bizagenda bigaragara uburyo byari bibi kurushaho. Ni ukuvuga ngo narapfukamye nkimara kumubwira ya mazina ye yankojejeho bya biti. Mbese mbere yuko abinkozaho yarabanje atongeraho amagambo azunguje numva avujemo ijwi, kandi ninjye wagiye kubyizanira havugamo ijwi. Ariko mbere yuko iryo jwi rivuga, reka mbanze mvuga aka kantu. Yabanje abinkozaho, yahise abinkozaho gutya ku mubiri, numva wagira ngo bamfashe banjyanye hano muri firigo, numvishije nkonje mu rwego ntasobanuramo abantu. Mbese ni nkuko bagushyira muri firigo ya yindi irimo irafata ibintu ikabihindura urubura. Numvishije nkonje mu rwego rwo hejuru. Akimara kubinkozaho yahise abizunguza gutya, akimara kubizunguza havugemo ijwi ry'umuntu uturoga. Ibyo ngibyo nyine bavuga ko ngo yaramushitse. Yaramushitse. Aramubaza ngo aba bantu bahora iki? Aravuga ngo afite umwana wize. Rwose nanjye narabyumviye n'amatwi yanjye, urumva? Abata afite umwana wize, uyu mwana nicyo kintu tumuhora, afite abantu mbese ngo bazamufasha mu buzima agatera imbere. Nicyo ngicyo ubwo ryari ishyari. Arangije aramubwira ati natwe tugiye kukugira nabi turakwica. Afata ni mumbabare, ngewe hari ikintu cyantangaje, ni gute umuntu ugira nabi abantu asubira inyuma nawe ageze mu bibazo akajya gusaba imbabazi wa wundi ugiye kumugirira nabi. Niko isi imeze. Yaravuze ngo mbabara ntago rwose, ngo mbabara ngo ntago nshaka kujya kumungirira nabi. Ava turemera kubareka, ati reka ntago nemera kubareka. Tekereza umva ibyo bintu ukuntu byari bimeze. Nyine wa mupfumu yafashe bya biti arabikubita, umuntu arataka koko. Arataka. Birangirira aho ngaho turaryama. Urarayo? Yari yaje mu rugo umuntu. Noneho birangira aho ngaho turaryama, aryama muri cya cyumba naryamagamo, amaze kukiryamamo ajyana na bya biti nyine abiraza hafi ye. Akimara kubiraza hafi ye, mu gitondo abantu z'abapfumu nyine bazinduka mu cyakare mu masaa 10, muri cyagiye nyine saa 11 abantu baba batari bakabyuka. Yahise agenda. Noneho mu gitondo ngiye muri cya cyumba yarareyemo babirajemo bya biti, nabikuzeho bya majwi yongeye kuvugiramo. Narirukanze nsohoka nirukanka, mbwira umukecuru ati ya majwi aracyarimo hahandi. Aza umukecuru arangije, umupfumu yagiye. Umukecuru arambwira ati we byihorere, mu kanya nibone hacya biraza gushiramo. Ko sinzi niba nawe sinzi aho yabikuye, ntago mbizi nyine. Koko wa mugani bimaze kuba nko mu masaa 4 bya biti twagiye mbikuramo n'ubundi byajwe n'iryavugiramo. Ariko uwo muntu ko twari duturanye yabyutse mu gitondo ubona ubwoba bwamwishe koko. Kuko amakuru nzi nuko ngo uko yazungukizaga yateruraga akakubita hasi, nawe yikubitaga hasi. Izi mbaraga zirakora koko mu by'ukuri mu buryo bwa nyabo, kubera yuko nanjye nyuma yaho y'ibyo ngibyo noneho bari basigaye bancika nanjye, bakankura bya bindi twabakoreye cyagiye wa munsi. Noneho turahanganye. Noneho reka nihute, hanyuma mu bihumbi 2010 uwo mwaka urimo uratangira, ko narangije 2009 uwo mwaka urangira, urumva muri segonderi. Mukecuru arameze nabi kuko twe twaravuze urumva niba twageje mu bapfumu bafite n'amahembe bashika, urumva nta hane twari kujya kabisa.
wenda kereka wenda iyo tugira ubushobozi wenda tukajya Tanzania aho birenze ibindi wenda kuko n'abadukurikiye nzababwira uburyo nabwo wa muntu byageze naho ajya Tanzania ajya anteza amahembe noneho mu rwego rwa gatatu harimo ibyiciro harimo ibyiciro bitatu muri amahembe. Hanyuma rero sasa mukecuru yararembye ararwara, urumva umuntu utararyaga ibyo areba byose abigarura, yaragiye umuntu wari ubyibushye arakokoka umubiri umushiraho, yarasigaye atunzwe no kunywa amata yonyine wenda n'ibindi biryo byoroshye nk'isosi. Aragiye akokoka ashiraho umubiri, umva umuntu wamaze umwaka umwe n'igice atarya ari ukunywa gusa, bamwishe urw'agashinyaguro, ni urw'agashinyaguro rwose pe. Hanyuma bigeze 2010 ndangije, umukecuru arambwira ati ko numva ibintu byakaze, ndumva rwose nta buzima buri imbere. Ntamwe ati hangane haye bizakira. Biza kurangira noneho sasa yitabye Imana arapfa. Yapfuye nyine nararangije kwiga, amanota atari yasohoka nkuko data byagenze. Nuko papa we yapfuye, amanota atari yasohoka muri nuko umusaza yapfuye, amanota ya primaire atarasohoka, mama nawe apfa aya segonderi atarasohoka. Bwe ngo nukuvuga papa yapfuye atazi ko ngiye muri segonderi, na mama atazi kuzajya kaminuza, atazi ko nzajya kaminuza. Urumva koko ibyo nubwo bwose abapfumu bakoresha imyuka mibi, ariko nabo bavuga iby'ukuri. Urumva koko ryari ishyari. Niba umuntu yishe so kubera yuko udangize primaire agapfata atari yamenya ko ugiye segonderi, nanone mama wakicwa atazi ko ugiye kaminuza, urumva ryari ishyari mu by'ukuri, byari ibintu byumvikana. Mama ndamushyinguye, ariko ngiye nsigarana cya kibazo cy'ihembe no kunziba iki amazuru, ariko cya kintu cyo kunkuramo amaboko cyarakize koko. Abantu badukurikiye babyumve, cyarakize, ariko ibyo yankoreye cyajya nkira meze nk'umuntu ugiye muri firigo. Nzabibabwira ukuntu byari bibi kurusha bya bindi nari mfite byankunagamo amaboko. Yego. Abarapfuye, amanota arasohoka, njya kaminuza. Ngiye kaminuza rero, reka nsoreze kuri aka kantu ngeze mu wa kabiri. Ngeze mu wa mbere, reka mvuge mu wa mbere wenda aho gatoya. Ngeze mu wa mbere, hari uburyo byambagaho. Iyo ko nize amasiyanse kandi nabyize mbyumva pe, buriya iyo umuntu wize siyanse wenda agera mu manota 9 n'ibice kuri 11 ababyumva. Kandi nabonye na buruse nziza nyine ya leta, ko nayo nize kuri buruse ya leta. Noneho rero ibintu nagiyemo n'ubundi byari imibare nyine bigendanye n'imibare, hanyuma nanabyumvaga. Igitangaje ni uko abo nasobanuriraga baratsindaga bakandusha amanota. Tegeza ko umuntu wasobanuye ibintu, umuntu mwajya mu kizamini agatsinda wowe ntabwo natsindwaga, ariko amanota nagiraga yarandushaga, ariko nabaga nemerewe kuba nanabipfuka. Ariko ugasanga bamwe bapfutse kandi ndi nge basobanuye, nge wenda nanjye mfite amanota meza ariko ntageze muri rwa rwego rwabo, ari nge wabibasobanuriye. Hari ikindi cyabagaho rero, iyo wenda nabaga wenda nafashe mu mutwe nk'ibintu, bugacya mu gitondo simbona umwanya wo kubisubiramo mbere yuko njya mu kizamini, nta na kimwe nibukaga. Barazaga bagakora ubwonko bakabikuramo. Urumva ibyo koranabuhanga babaga bafite. Namenye impamvu hari umwana wiga, yego ntatsinde kandi mu by'ukuri ari n'umuhanga, yego kandi yaranabizi, niko babyita. Noneho muri icyo gihe nari nsigaye mfite cya kibazo cy'ihembe riba mu hano. Baza kundangira umuntu umwe, reka nimuvugeho gatoya kuko naryo ni isomo ku bantu twirukankina mu miti ya kinyarwanda. Yego. Baramundanya bati ni umwadeperi, ati hano ku Ruyenzi ntago muvuga izina, noneho Nyarukira yaragufashe. Nagezeyo arangiza arambwira ati mva nkubwire, iyi ni Nyabingi nanone bagushyizemo, ariko ndaje nk'umuti uragenda umwe 12 zuzuye ntuzirenzeho, ube wajyanye ikivugoto cy'amata kuko uraza kuruka uracije no hasi byahatari. Hanyuma nurangiza numva warutse byahatari, uze kunywa ayo mata araza kubigabanya. Wa muti naragenda awufata ndawunywa,
narawunyweye kuko byarabaye, nararutse ncisha hasi, ndagenda ndakunanukira mera nk'umuntu umaze icyumweru cyose ndwaye, ari uwo muti nanyweye. Noneho ndangije rya hembe ryaragiye rivamo, urumva, nyuma y'iminsi 3 ryaragarutse risubiramo, urumva, ryikomerezamo nyine, ryikomeza bwa buribwe, kahora njya kumureba nyine iyo miti ikanzengeza mu rwego rwo hejuru. Ubwo se ntago mbyibuka, nareba haciyemo imyaka myinshi, ntago mbyibuka niba nanayamuhaye, ntago mbyibuka kuko byagenda kose ari ikintu utanga, ntago umuntu aguha umuti gutyo gusa pe. Hanyuma rero reka ngere mu wa kabiri kaminuza, nkimara kugira mu wa kabiri, hari ku munsi w'umuganda, reka mvuga iki kintu ukuntu cyari gikomeye cyane. Uwo munsi nari bupfe. Byagenze gute? Hari mu masaha y'isa 5 zishyira saa 6, turimo turigana n'undi mwana nyine, twari turimo turasobanurirana isomo runaka. Nagiye kumva numva ikintu bita ishoka iraje inkubita mu gatuza, hahandi rya hembe ryabaga. Umwuka nawo ubuze iminota 5 ntaza ahondi. Mwana uwo twari turi kumwe ntiyamenye ibyabaye, umwuka ndawubura no kumubwira ati bimeze nabi, ndabinanirwa. Noneho nyuma y'iminota nk'icumi ishize, namubwira ati reka dusoreze aha hantu, tuzakomeza ubutaha, ariko ntabwo nigeze mubwira ibyabaye. Ariko yari ishoka nyashoka bari bantemye mu gatuza. Tekereza umuntu wari ugeze mu rwego rwo kuba ari mu cyaro, akagutera ishoka ikakugeraho mu mujyi wa Kigali. Urumva ko umurozi yari ageze mu rwego rwo hejuru. Yego, reka wenda tube dusoreje ahangaha iki gice cya mbere cy'ubu buhamya. Tuzagaruke wenda mbabwira uko naje noneho sasa gukizwa, wenda ukuntu naje gukizwa muri 2014 maze kwiga. Ariko uhereye uwo munsi niriwe meze nabi, numva koko burya Pascal, hari igihe ukina n'ikipe ukaba uzi kutazayitsinda. Icya mbere narenze ko data bamurangije, icya kabiri nzi ko mama bamurangije mu gihe bateganyije, urubyumva neza. None icya gatatu nanjye barimo barangenza, noneho bankubise n'ishoka bibereye mu cyaro, ndi mu mujyi wa Kigali. Ndavuga ngo umuntu gutera ishoka uri mu mujyi wa Kigali yibereye mu cyaro, anytime azakwica. Nase numva ngize kwiheba gukomeye cyane, mvuga ngo nahazaza ntaho mfite, ko numvaga ngomba gupfa. Reka tubwire abantu bakurikiye Imana Irahari TV yuko ubu ndi mu nyongezo, nakagombye kuba nanjye narapfuye, ubu ngumaze imyaka myinshi cyane barantabye, ariko Uwiteka Imana niwe Mana, arakomeye kandi ashoboye byose. Kuba nkihumeka niyo myaka nuko namumenye, akanyongerera iminsi yo kubaho. Imana nibaho umugisha naho utaha. Urakoze cyane, Imana amahoro niguhereza umugisha. Hanyuma kandi bakunzi bacu, ni igice cya mbere tuzagisubukura, tugikoze ari kirekire ntabwo mwakireba, ariko n'ikizaza ari igice cya kabiri nacyo ndizera ko muzakireba kandi mu buryo butarambiranye. Mbere yuko dusoza, ndagira ngo ugire inama abantu bahura n'ibibazo bakumva ko bigomba gukemukira mu bapfumu kandi ari abarokore. Icya mbere, aba bantu ntabwo bazi Imana, bizeye iyayo, nta n'ubwo ibarimo. Yego, kuko umuntu wabonye imbaraga za Yesu uburyo akora, ntabwo yajya mu bapfumu. Icya kabiri, icyo nababwira yuko nuko nta kindi bazasarura mu bapfumu, nuko ubugingo bwabo buzajyanwa ikuzimu. Ibi bintu nimbivuga, hari abantu bahita bavuga ati weho se ibyo bintu uvuga ni ibiki? Hari inzira nyinshi zo kugikuzimu, kandi hari igihe n'umuntu agikuzimu ubugingo bwe akaba ari bwo bugenda, umubiri ugasigara kandi buri kuzimu, we ntanabimenye. Sibyo, birashoboka. Rero icyo nababwira nuko niba warizeye Yesu, mushake, ndabizi neza ko azakwiyereka. Ikindi, niba ujya mu bapfumu, icyo uzakurayo nicyo kibi kuruta ikikujyanayo. Ndumva aricyo nababwira. Urakoze cyane. Icyo umuntu abibye nicyo asarura, ubibira mu mubiri azasarura kubora. Hanyuma reka musabe Pascal, wenda utari naguciye mu ijambo gatoya. Yego. Nimara kugera aho nakirijwe namenyeye Yesu, nzababwira ingaruka z'ibyambayeho ku bwa wa mupfumu ushika wankojejeho bya miti.
yego ibyo mbabwira ni ibintu nanyuzemo ndabizi neza, nzabibasobanurira uburyo Imana yagiye impa amakuru n'ibyagiye bimbaho, mfite n'ibimenyetso byagendaga bimbaho. urakoze cyane. Yego. Reka ngusabe kugira ngo umuntu yakwifuza ubusobanuro burenze ubwo utangiye kuri kamera, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero ya telefone, nurangiza wongere kandi uturagize Imana. Abantu bose bakwifuza ko twaganira wenda bakaba bagira ibindi bambaza inbox, bampamagara kuri nimero 0782 76 81 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Abari hanze bakwandika akamenyetso ko guteranya 250 bagakurikira 0782 76. Yego, numva bahise babisobanukirwa, bakanyandikira no kuri WhatsApp, nta kibazo, twaganira nta kibazo. Reka dusenga Imana. Yego. Turagushimiye cyane Uwiteka Nyiringabo Imana, Nyir'uburinzi kandi Nyir'ubushobozi, uri Umwami usumba bose, ushoboye byose, nta n'icyaremwe Mwami w'abami kitakagombye kuguhimbaza, kuko uri uwo kwizerwa ukabona uwo kwiringirwa. Ikindi Mwami Yesu Kristo, icyo nakubonyeho ni ukuri hejuru y'imbaraga zose zibaho, aho Satani yagera hose Mwami Yesu uri hejuru ye, kuko narabibonye. Izina ryawe nirihimbazwe Mana. Ndasengera umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro afite urugamba nk'urwo nanyuzemo, n'umutabare, n'umwiyereke Mwami Imana Nyiringabo, nagutabaza ndabizi kuzamwumva, kuko nanjye igihe cyarageze ndagutabaza, waje kunyumva kandi ubu ndamahoro. Ndashima Imana, ndagushimiye Uwiteka, ukuri Imana yumva gusenga, icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa ndetse n'ishimwe n'ibyanuretse n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'abami. Amen. Urakoze cyane, Imana amahoro iguha umugisha. Hanyuma mukunzi wacu, nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibikorwa byacu bijye bikugeraho neza kandi mu buryo bwihuse. Ukoreshe ya ugire comment nziza kandi igitekerezo cyawe turacyakira. Niba ukeneye kuduhamagara, kudusangiza ubuhamya, ivugabutumwa, cyangwa se ukeneye kudushyigikira, nimero urayibona imbere kuri screen yawe. Ibisigaye Yesu Kristo aduhane umugisha. Murakoze cyane. Amen.